Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Imana iha Nowa n'abahungu be umugisha, irababwira iti: mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zose z'isi n'inyoni zose zo mu kirere zizabatinya, muzitere ubwoba. Ibikururuka ku isi byose hamwe n'amafi yose yo mu nyanja murabigabiwe. Ibikururuka byose byifitemo ubuzima mbibahayeho ikiribwa kimwe n'ibimera bitohagiye. Icyakora ntimuzarye inyama icyifitemo ubuzima ari yo maraso, kandi amaraso yanyu arimo ubuzima bwanyu, sinzabura kuyahorera. Ari inyamaswa, ari umuntu uzaba yayamennye, nzayamuryoza. Buri muntu wese azishyura ubuzima bwa mugenzi we. Usheshe amaraso y'umuntu, aye azaseswa n'undi muntu, kuko Imana yaremye umuntu imwishushanyije. Naho mwebwe nimwororoke mugwire, mwuzure isi muyigenge. Imana ibwira Nowa n'abahungu be iti: dore ngiranye isezerano namwe n'urubyaro rwanyu, kimwe n'ibinyabuzima byose muri kumwe, inyoni n'amatungo, n'inyamaswa zose zo ku isi, mbese ibivuye mu bwato byose, ntavanyemo n'inyamaswa z'ishyamba. Ngiri rero isezerano ngiranye namwe: nta kinyabuzima kizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi nta n'umwuzure uzongera kurimbura isi. Imana iravuga iti: dore ikimenyetso cy'isezerano ngiranye namwe n'ibifite ubuzima byose muri kumwe, uko ibisekuruza byanyu bisimburana. Nshyize umukororombya wanjye mu gicu, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ngiranye n'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana.